ibintu ko ari sawa.
uyu munsi tubirimo twanezerewe twishimye guhabwa icyubahiro turagushimiye mwami amahoro dukomeze tubone mu burere buturukaho tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Barakama wino pere kugeni umugore w'umwana w'intama. Haleluya. Ni murebe ukuntu mwijoro bizaje gusangira kuri kabakanya. Reka rero munyemerere tugiye gusangira, ariko mbere yuko dusangira imuhanze muhoni Imana y'umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma mushyiranyuma buri muntu wese nayikomere yishimire zaburi rimwe, hanyuma afata amaguru musome wafata agafoto hanyuma biryohe. Mbega byiza ariko murabireba byo mu biraba natanze amashyi kuko ntabwo Jire ku munwa musome, hanyuma abagize umuryango w'Imana mukoma amashyi dushimira Imana. Imana ibafashe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo abantu mwese muzamurire ibyo birahure, hanyuma munasomereho rimwe, ubundi bibe byiza bise bityo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma rero mukwe, ndagira ngo dukoreshanye imbonera, dusabe Imana turi hano mu isi. Nitugera mu ijuru izadusomeshe ku kibano izabifite. Imunyemerere musomeshe abageni banyu ku kibano mufite, tubwire Yesu kuri
amashyi dushimira ubukwe n'abategereje. Imana ibahugisha cyane. Abantu mwese mufite amasezerano ni ukuri mwishima kubera ko nta isezerano ry'Imana rito. Abantu babuze ariyo bivuze imvugo yawe niyo ihamye tujyana ubwo ari ngo reka dusabe rero abakwe mwese nimucane ikibiriti nigiye kubara 1 2 3 mwese mucane 1 2 3 mucane mufatanyije n'abageni hanyuma umukwe mu maxi dushimira ibintu ni byiza turi ku rutonde rw'abantu hanyuma duhamagaye abana b'imiryango baze kuza bicara muri iyi myanya y'imbere hano hafi kugira ngo baze kureba ukuntu ari byiza Imana ibakugisha mu izina rya Yesu. Nimugire bwangu mubakire hanyuma muduhere n'abandi mukora ikimenyetso cyo kugabanya kandi barimo n'ubuhanuzi buriya tuba tuvuze ngo muzagire nawe mugabanyirize nicyo bivuze. Imiryango myiza rero murakagira ibyo mutunga ibibatunga n'ibyo mutungisha abandi ntimuzagire icyo mukena Yesu ijuru n'umubyeyi ufite byose. Data ni umukire afite byose mu biganza bye ubwo mwanditswe ku rutonde rw'abantu Imana igira neza ibazirikana igihe n'imburagihe muhabwe umugisha uturuka ku Mana. Imana ishimwe nituza kubona birangiye muze kutubwira ko mushoje hanyuma twongere dusabe itorero. Ubundi reka mbabwire bene itorero abantu b'Imana baje babafashe bakatire neza nimusubire mu byicaro hanyuma baze babafashe n'imirimo ikorwe. Yakoze neza kandi izakomeza igire neza. Umuryango wacu ni umuryango w'Imana. Uyu munsi y'ijuru ryarasukiye mu gasavi bajya bavuga ngo Imana yirwaga hano igataha i Rwanda ariko si cyo. Uyu munsi yaharaye anahirwa umuryango wabashyingiye umuryango w'Imana tuhaberewe n'umubyeyi Pasiteri Claude. Ibi bintu byumva cyane kubera ko kubihanura abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nimwumva tuvuga rero umuryango w'ab'Imana ni uko turi mu ijambo ry'Imana. Amina. Haleluya.
ndashima Imana kuko amahoro tubahaye ikaze mu muryango w'Abimana, turabishimiye kandi rwose twarabiteguye biragaragara. mwari murahose azindutse muri burakeye habera ibintu. avuze ako kantu ati muri burakeye habera ibintu. Twarahageze tuhahurira na gurupe yitwa Alpha Carmel hamwe na niba turiye mu itorero rya Gasavi, tugubwa neza. Maze rero mubyeyi twateguye uyu mutobe, yabaye nitonze kugira ngo mu burenganzira babisengeye reka ngo uburenganzira agotomere. gutomera bakomere rwose banasindutse ku buzima bwacu. Maze rero mubyeyi bagutwaze, kandi hano mu rugo ni iwanyu, ntabwo uri busabe ijambo. murakoze, ijambo murarihorana maze mujye mbere. murakoze rwose. Mugize amashyi twongera ababyeyi. Mubyeyi Mushumba Claude buriya mu mwanya aravuze buri mwasangira ku cyo muri uru rusengero hari mu masengesho ya mu gitondo. Ibi rero byabaye twaje gusohoza ijambo ryo gukiranuka, twaje tubahekeye abageni. Amen. Aha ku ruhembe ndi kumwe n'umubyeyi Daniel, we namubereka gasaba bari hano tukamwakira. Ndi kumwe kandi n'umushumba wacu, reka nawe ahakire. Mwamwumvise yanatwigishije. Ndi kumwe kandi n'umuyobozi wacu mwarimu, nawe yaje turi kumwishisha. Aba rero nibo twari kumwe ku ruhembe, ariko dufite n'abaririmbyi wababonye bakenyeye, wababonye abagabo, dufitemo n'abana batoya. Mbega uyu munsi wari watubwiye uti nzaba niteguye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 rwose muzamperekere. Ndagira ngo sabe rero aba babyeyi nasabye ko mubashimira, bongere baca akabogi, abanyacyubahiro kandi n'abo kubahwa. Nasabye mwarimu wacu kugira ngo anyibutse amazina y'abakobwa bacu kugira ngo ntaza kubitiranya, hanyuma mbakumurikire bakwereke nawe bashyikirize abasore basabira. Njyewe rero mfite umukobwa twakwemereye kubera Imana, yitwa Mukeshimana Jose Nahaguruke. Nkagira Nyirabakeye Jose, aba baritiranywe nyine. Nkagira Mukandayisenga Beata, nawe najya Juru. Tukagira Mukarumanzira Sheri, nawe twamuzanye. Twazanye kandi dushimiye Umukiza Pasikazi, nawe arahagiye. Twazanye kandi Uwamahoro Jeannette, nawe yaje. Twazanye kandi Muhawe n'Imana Zainabu, araberewe. Twazanye kandi Tuyisenge Primitive. Twaje tubahekeye kandi niyo mufasha bigiye, nawe arahari ameze neza. Twazanye kandi Uwiringiyimana Jeannette.
uriya ni Janet mu cyongereza. Janet. Twazanye kandi uwitije Kasirita nawe arahari. Ntabwo rero mwigisha uzabafata umubyeyi urebe nawe uko basa. Barereshejwe amata, barereshwa burakeye, bakunda amasengesho mu gitondo. Mbwirire ntaburangije, nje kukwereka abageni twaguhekeye kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze. mufashe dushimire umubyeyi wacu uvuga ngo niwe abe neza ijoro urebe neza ko ari we vuga cyane urukundo yigere hejuru arebe neza ko ari we Hakizimana yigere hejuru arebe neza ko ari we Uwimana yigere hejuru arebe neza ko ari we Gihugu ubwayo yigire hejuru arebe neza ko ari we Dufite Umukiza yigire hejuru arebe neza ko ari we Shema yigire hejuru arebe neza ko ari we Kagese neza ko ari we Mukomere Imana Gurupe Karumeli muze twakira amakwe n'abakwe Mushumba wanjye ntangarije umuryango w'Imana ku mugaragaro Bitangaze ko abageni wahetse bose uko ari 11 itorero tubakiriye kandi umuryango w'Imana tubakiriye. Murakoze cyane umuyobozi wa gahunda akomeze gahunda. Abwiriza Yesu hariya abantu basanzwe kandi barabyumva cyane. Tekereza bakizana imitsima gire bwangu ariko buriya data yari yakiriye umuntu bagitegurira imitsima kugira ngo yerekane ngo basi wenda mwimuzanye ibitasi byakira abagendanye n'umukwe mukuru dusangira umunezero muzaniye imitobe tuyinywe twishimye. Hanyuma umubyeyi Pasiteri Claude kera iyo Aje kujana
kuvuga ibyo turimo gukora hanyuma yego ndabona bishimiye cyane mushumba kuza gusangiza abakwe rwose wareze neza nukuri pe wareze neza nukuri urebe kwa kundi kwa kuganduka pasiteri yigishije nanjye ubu niko ntegereje kuza kubona baganduka neza yo ubutiza mu kintu cy'Imana nureba mwese rwose mubasangize kuko kugango rwose murabona amapantaro y'ibikemwe imikundiro y'ibikeba niko byanumva Imana ishimwe nanabibonye ko mukuhanagura kugira ngo atagira ikibanduza abitorero Imana ishimwe ni nziza mwongere muyikomera amashyi arabwira ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero ry'akaryitangira nanjye ndebe uko abagabo bagiye gukunda abagore rero duhere ku mutsima baragenda bababwira ntabwo tuvuze byavugiye hano mu cyakare Imana ishimwe imvugo y'Imana ni nziza ngaho rero nimuhuze ibiganza dukomeza tubashimire mbega we n'umuntu utagiraga kwifuza akabigira n'icyaha uyu munsi kirejejwe nta cyaha cyo kwifuza kugira neza uwakoye Imana ishimwe nta cyaha cyo kwifuza kugira neza uwakoye nanjye ndakerejwe nuko ndamushumba Imana ishimwe mbere abatureba akajya amwenyura akavuga ngo nguyu mugeni nari naragiye kurwara tuzakora debiri imbere ya data wa twese nguyu mugeni nari naragiye kurwara debiri imbere ya data wa twese nguyu mugeni nari naragiye kurwara nguyu mugeni nari naragiye kurwara nguyu mugeni nari naragiye kurwara burya mwarakoze babyeyi beza tuzakora debiri imbere ya data wa twese nguyu mugeni nari naragiye kurwara nguyu mugeni nguyu mugeni nari naragiye kurwara nguyu mugeni nari naragiye kurwara abacunguwe muri tubyinane naragiye kurwara nguyu watumye mena amaraso nguyu mugeni nari naragiye kurwara nguyu watumye nara ku musaraba dore umugeni nari naragiye kurwara nguyu mugeni nari naragiye kurwara
ibyiza Imana itanze ku itorero no kuri twebwe, kandi unabibwira abageni, ubibwire n'Imana yabyumvise ariko irabyumva nanone cyane mukoresheje ijwi ryanyu. Imana ibaha umugisha, mutuze mu ijwi ry'umubyeyi kandi mukome n'amashyi tumwakire twakira n'ijwi ry'Imana muri uyu mwaka w'umugisha. Haleluya. Itorero ryacu rya ADEPR icyerekezo cyiza baduhaye kigendanye no guhindura abantu ariko tukabahindura mu buryo bwuzuye. Ikindi dushimire intego nziza igendanye n'ijambo ry'Imana noneho n'indangagaciro zigendanye n'ubukristo. Ibi bintu bitatu numvishe nashimiramo Imana. Babyeyi, bayobozi, turabashimiye by'umwihariko amagambo meza mwaganiriye. Ikindi ndashaka kugira ngo dushimire Imana muri ibyumweru bibiri nziza ivuga gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tukamwambaza akiri bugufi, umunyabyaha akareka ibyo yibwira, noneho yamara kubireka Imana ikamugirira ibambe pe. Nimumvugire ngo amen. Haleluya. Iyo ntego rero yatubereye y'umugisha. Cyumweru cya mbere hafatwa ingamba zigendanye n'abantu babana ariko badasezeranye, nubwo bari mu byiciro byinshi ariko bari bararangije gusezerana mu nzego bwite za leta, noneho basigaje mu itorero. By'umwihariko rero bahise bashyira mu bikorwa, ni bo bageni mureba hano imbere yacu. Twongere dushimire Imana yacu nishimwe kandi yabitora. Hari ikindi cyiciro rero kirimo gutunganya ibigendanye n'inzego bwite za leta, bakazagaruka hano mu itorero batarakizwa mushumba, barimo kutuzaho, barimo kuduhamagara bati nyamuneka abagabo bacu ntabwo ari ab'itorero, tukabarangira hano Gasabero tuti nibaze bababatize. Nibamara kubabatiza bati turaje, mwitege rero ngo abantu benshi bagiye kuza bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Twongere dushimire Imana twikomera amashyi. Imana yacu ishimwe cyane. Icyumweru cya mbere rero cyaranzwe n'iyo ntego yo gushaka Uwiteka ariko tukamushaka bigishoboka ko agira gute kwabonwa. Icyumweru cya kabiri rero twari dufite intego igendanye n'amasengesho, ariko amasengesho ahindura ibintu. Vuga amen. Amasengesho ariko atari amasengesho asanzwe, ahubwo ari amasengesho ahindura ibintu. Muri ayo masengesho y'icyumweru cya kabiri rero twabonyemo umusaruro ukomeye, hahagurutsemo cyangwa se hafashe ingamba uwahise akizwa w'umuyisilamu. Ibyo nabyo twabishimira Imana. Imana yacu nishimye kandi aranahari, niba hari yatera haleluya ntacyo bitwaye. Niba yaje uriya gitere cyane gitere n'ebyiri rwose uhaguruka ongera uzitere. Ubundi munsi wa kabiri twari dufite ibice bitatu byari amasengesho, guhindura ibintu, kwihana iminsi ibiri, gushima iminsi ibiri, noneho indi minsi ibiri ikaba iyo gusaba. Habonetsemo rero umuntu wararaga mu ikarifu hano hepfo, reka bakabera aho bari none bahaguruke bongere batere hano babane muri batoraranga atigiye kuzana abanyagasambe babandi bamaguru mu gibango bitanu babandi batepfo hano nabo byatangiye ivuga butumwa. Imana yacu nishimwe kandi yabitoreye. By'umwihariko tukajyayo tukamamaza izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Dushimire rero by'umwihariko itorero rya Gasambe baduhaye ikaze, bazadushumirira abashumba bandi bose. By'umwihariko dushimire ubuyobozi bwa Nibature. Ubuyobozi bwa Nibature aho bari nabo bigira ejuru, nabo baradufashije kandi baradutumiye kandi tugirana ibihe byiza. Tere hari n'umuyobozi wayo ntacyo gukora. Haleluya. Imana yakwateye imwe yateye n'izindi ebyiri. Haleluya. Oh haleluya. Amina. Twashimiraga rero by'umwihariko ubuyobozi bwa Nibature bwaradutekereje kugira ngo u Rwanda ni runini, kugira ngo badutekereze badutumire. By'umwihariko nabonye message yabo numva binteye kubakunda kandi nanjye binteye kuba nabo umwe mu itorero rya Gasambe. Abashumba rero twarabanye muri Nibature batandukanye, bari muri umushumba wasezeranije rwose nawe yahaguruka kongera akayitera ntacyo bitwaye. Oh haleluya haleluya. Amen. Ndangije rero nsaba gutanga message nanone kuri mwe mwaje hano mwese.
mwaretse iyi ntego tukayitangira bantu muri aha mutarasohoza hanyuma mugashaka Uwiteka bigishoboka ko agira ate mukamwambaza akiri umunyabyaha akareka ibyo yibwira Imana ikamugirira ibanga. Ageze mu gihugu cyo mu ijuru, Mana yacu natwe twari nkabo, ariko waratubwiye ngo twaruhagiwe, twarejejwe, twaratsindishirijwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Turi muri uyu mwanya rero muri iki giterane, bene data n'abashiki bacu barahagurutse benshi kandi babyerekanishije guca bugufi cyane imbere yawe, nabo bafashe ingamba utangirane nabo kandi igihe gikwiriye uzasozanye nabo. Abitorero nanone turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi tugushimira kandi tugukomeye impundu, tugaha icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi n'ubushobozi kuri byawe byose tubisabye dutyo tubyingingira cyane mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Oh, haleluya! Reka twese dukomere Imana yacu amashyi tuyishimire cyane uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Uyu munsi twari dutegereje n'ibyishimo byinshi kandi dushimiye Imana ko iri kugenda ibisohoza mu izina rya Yesu Kristo. Ni umwanya twakwiye kugira byinshi tuvugamo, ariko kubw'amasaha arimo kugenda yihuta, reka ducunguze uburyo umwete. Tubanze dutanga impano ku bageni bacu. Uyu ni umunsi mukuru wabo, reka tubanze tubaha impano. Abafite impano z'abageni bihute bigire hafi. Abafite impano kadusabe abageni. Dukomere Imana yacu amashyi, bakomeza gutanga impano, bakomeza gutanga impano. Yego bafotora, banafata n'ifoto, fotogarafe, bakomeze gukora. Mudutiza amashyi nanone kandi mushimire ubuyobozi bw'itorero buzirikana ko bene data bakoze umurimo ukomeye, bakaba bageneye impano. Bantu b'Imana, Imana ibavugisha kandi idakenerwa mu bigo imirimo igihora iteka ryose izirikana ko muyikorera biba ari byiza. Mudutiza amashyi nanone dushimire Imana. Yego, Imana ishimwe. Hari umuyobozi wa gurupe Alpha Carmen asigare hano, twagennye impano yo dushimire cyane umuyobozi uyu mutwe niwe mukuru. Imana ihumugisha umuyobozi Kristo. Twamugeneye impano rero, twamugeneye impano. Reka dusabe bashumba bayimushyikirize. Imana yacu ishimwe. Iyo foto nayo irakenewe. Twateguye kandi impano y'uriya mubyeyi, y'uriya musaza. Imana yagiriye neza, mwabyumvise, ahimaje cyane. Imana yarakoze. Twabanje kubaha Bibiliya, ibitabo by'indirimbo. Hano harimo izindi mpano zindi. Mu nzu y'Imana haba ibyiza gusa. murakoze cyane. Impano zateguwe harimo n'iy'umushumba wa paruwasi yacu. Umubyeyi akwiye ibyiza kandi uwakeza umwana yakeza na nyina. Hanyuma rero iyi mpano umushumba yashimye kwiza kwakirwa n'umuryango wa Daniel. Hanyuma nsabe madamu wa Daniel yigire hafi. Hanyuma dusabe abakuru b'itorero badufashe gutanga iyi mpano.
irabihawe umushumba mu izina irabihawe umuryango mu izina ry'umushumba bazayimushyikiriza. Ariko mwashimye umushumba wacu, mubona atarazanye n'ububyutse bwari busanzwe buhari bugakomeza bukajya imbere. N'Imana ihabwe icyubahiro. Ayo mashyi asa k'umushumba n'Imana imukoresha, Imana imugisha mu izina rya Yesu. mu ivugabutumwa biriya byumweru byose twamaze twari kumwe kandi akunda kubana natwe. Ndagira ngo madamu atambuke, wa mushumba Claude atambuke, tubagezeho impano twabateguriye, bya bicuku by'amajoro kwa kundi mudasinzira. Twifuje kubaha impano, abashumba bayibashyikirize. Umushumba wacu turabashimira mu mugisha twabagiriyeho nk'itorero rya Gasave ku buryo bw'umwihariko. Hanyuma rero itorero ryashimye yuko muza kudushimira umuryango wa Daniel bayoboye Nibature. Mwakiriye impano namwe muyibahe mubikuye ku mutima. Yego, ni umuryango we na madamu we bigire hafi kugira ngo bakire impano. Umuyobozi wa Nibature yakoze imirimo, itorero ryashimye ko uyu munsi riza kumuha impano, ikamubwira ngo warakoze. Madamu ari hafi, igire hafi. Yego, Imana ihumugisha. Bateguye impano ya Pastor Elias, reka tuyimushyikirize. Urabona imyaka agezemo, ari mu zabukuru ariko aracyazinduka akaza mu murimo w'Imana. Mushumba, reka bagushimira abashumba bagenzi bawe. Amen. Imana ibahumugisha. Munyemere dushimire izi impano zose zitanzwe, kandi ko uwakoze akwiye gushimwa. Ubundi itorero ryagakwiye kubashimira mwese rikabahereza impano, ariko Yesu nyir'umurimo azirikana ko mwakoze ibyiza. Namwe hari igihe azabashimira bambika amakamba y'ubugingo, abanezeza ko mwakoze ibyago mwagomba gukora. Imana ibahumugisha. Ngaho mwiha amashyi mwishimire mwakoze ibyiza. Ndagira ngo mushumba ndabona amaze kwegera uruvugiro, wagira ngo wagirira ikubanda kandi kora ari hano rimutura kwakire ntacyo byangiza. Imana ikumugisha. ariko ureba gushya turabizi ko tuzagaruka kandi namwe muzagaruka. Uriya muryango muvukamo natwe n'uwo tuvukamo, nagira ngo rero dusezere kugira ngo tujyane ubutumwa ku badutumye, kandi ngenda bugezayo nimugoroba ndaza gupfukama ahantu, nzamura ibiganza mvuge n'Uwiteka bwa butumwa mwantumye nabushubuje. Nibyo rwose. kugira ngo rero ubagezaho ijambo ry'urugendo. Ikindi numvishe wasabye ibintu bibiri, urongera uti ibyo ari byo byose aha nawe wanyakiriye, ariko ndifuza yuko ujya kunyereka aho wubakiye abana. Babyeyi, inshuti, imiryango muteraniye hano, buriya yavuze ijambo rikomeye, kuko iyo umuntu yashyingiye aba agomba no gutwikurura kugira ngo abana bahabwe uburenganzira bwo kujya gukora imirimo umunsi w'ejo. Mushumba, ngwino mwereka aho abageni bacu bari bararamye, ndahita mbigukoresha. ubagezaho ijambo ry'urugendo. Ikindi numvishe wasabye ibintu bibiri, urongera uti ibyo ari byo byose aha nawe wanyakiriye, ariko ndifuza yuko ujya kunyereka aho wubakiye abana. Babyeyi, inshuti, imiryango muteraniye hano, buriya yavuze ijambo rikomeye, kuko iyo umuntu yashyingiye aba agomba no gutwikurura
kugira ngo abana bahabwe uburenganzira bwo kujya gukora imirimo umunsi w'ejo. Mushuka ngwino mwereka abageni bacu bari bararamye. ndahita mbigukorera izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Abana turaba twikuruye, ejo nimuhura bari mu kazi muzamenye yuko twabahaye uburenganzira bwo kujya mu mirimo. ahubwo se Maze rero